Abakobwa benshi bakunze kwibaza bati se nubuhe buryo cyangwa se nirihe banga umukobwa yakoresha kugira ngo wenda umusore cyangwa se umuhungu bakundana amenye yuko amukunda cyane kurenza uko yabitekerezaga. Uyu munsi ndashaka ko tuganira n'abana b'abakobwa. Niba uzi neza ko uri umukobwa ni wowe wenyine wemerewe kumva kino kiganiro. Niba uri n'umusore wenda biremewe ariko ntabwo ari cyane nyine ntabwo bikureba cyane muri makeya. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo burenga butandatu wakoresha kugira ngo umuhungu mukundana amenye yuko umukunda cyane kurenza uko yabitekerezaga. Buno buryo uzabukoreshe uzambwira, ubundi nuza kubyemera nyine uze guca hasi muri komenti umbwire niba bino bintu byagufashije. Mbere yuko dutangira n'ikiganiro cyacu nyirizina rero reka mbanze nkubaze akabazo gato cyane uri buze kuba wansubiza uciye hasi muri komenti. Ese birashoboka ko umukobwa yatera imitoma umuhungu bakundana? Iki kintu ucyumve neza. Birashoboka ko umukobwa yatera imitoma umuhungu bakundana? Ese birashoboka yuko nyine iyo mitoma yamuteye nawe wenda yamwataragitinga cyangwa se wenda yamuhindurira ibyiyumviro ndetse n'amarangamutima? Gusa hano kuri ino ngingo ngiye wenda igisubizo naguha ngiye ndumva bishoboka cyane rwose. Birashoboka ko umukobwa nawe yatera imitoma umuhungu bakundana, ahubwo biterwa n'uburyo yabikozemo. Buriya uburyo umukobwa yabikora ntabwo ari ko umuhungu yabikora. Buriya abakobwa benshi ntabwo baba babizi. Kugira ngo utere imitoma umuhungu bisaba yuko ubikora mu buryo bwo kumubaza ibibazo. Ari nicyo kintu nshaka yuko nyine turi buze kuba twagarukaho uyu munsi. Ngiye kukubwira ni nk'ibibazo wabaza umusore akibwira ko ari ibibazo uri kumubaza, nyamara wowe uriho umutera imitoma mu buryo atazi. Ikindi kandi nyine wenda hano utazi, igihe cyose bino bibazo wabimubajije bizatuma amenya yuko nyine umukunda cyane. Nikivuga ngo uri gukora ibikorwa bitatu icyarimwe. Icya mbere bisori bizatuma amenya yuko umukunda. Icya kabiri uzaba uriho umutera imitoma mu buryo utazi. Icya gatatu bizajya bituma nyine abitekerezaho cyane umunsi ku munsi. Ibi bibazo uzabibaze umuhungu, ubundi nyine nyuma uzambwira resulta yabyo cyangwa se uzambwira nyine igisubizo wabonye. Ikibazo cya mbere rero ushobora kubaza umusore cyangwa se wabaza umuhungu byanga byakunda agahita avuga ati wow you are mine, agahita avuga ati uyu mukobwa ni uwanjye. Uzamubaza uti se ni ikihe kintu wumva twakora kugira ngo urukundo rwacu ruzarambe? Uzamubaze kino kibazo. Ese uba wumva ari ikihe kintu twakora kugira ngo wenda urukundo rwacu ruzarambe? Kino kibazo rero ni ikibazo cyiza cyane ushobora kubaza umuhungu cyangwa se umusore agahita avuga ati byange bikunde uyu mukobwa arankunda. Iki kibazo uracyumva neza? Ese uba wumva ari ikihe kintu twakora kugira ngo urukundo rwacu ruzarambe? Ikibazo cya kabiri rero wabaza umusore mukundana agahita avuga ati rwose uyu mukobwa arankunda cyane kurenza uko nabitekerezaga. Iki kibazo nacyo ucyumve neza. Ese wakumva ubaye ute cyangwa se wakumva umeze ute ndamutse mbaye uwawe ubuzima bwawe bwose? Iki kibazo cya kabiri rero nacyo ni ikibazo cyiza cyane ushobora kuba wamubaza nyine byange bikunde nyine ukaba umweretse amarangamutima cyangwa se ukaba umweretse ibyiyumviro byawe by'uko wiyumva. Nyamara we abatekereza yuko nyine ni ibibazo uri kumubaza ariko uba uriho umutera imitoma. Ikindi kandi uriho umwereka nyine yuko umukunda cyane kurenza uko yabitekereza. Ikibazo cya gatatu rero cyo kiratangaje cyane. Ni ikibazo ushobora kubaza umusore agahita avuga ati wow uyu mukobwa you are mine cyangwa se ni uwanjye. Iki kibazo ucyumve neza. Ese umwana wacu wa mbere wifuza ko twazamwita ngo iki? Iki kibazo ucyumve neza. Ni ikibazo gitangaje ushobora kubaza umuntu agahita avuga ati nyamara uyu muntu urukundo yatangiye kurushyira ku rundi rwego. Ese uba wumva umwana wacu wa mbere twazamwita ngo iki? Ngayo ibaze noneho uwo muntu abaye atagukunda kuntu byaba bimeze. Ni kivuga rero ngo ahangaha kuri ino ngingo uramutse umubajije kino kibazo abaye akubeshya byange bikunde azarara adasinzira, kuko azatangira gutekereza yuko sori hari umuntu ari gukina n'amarangamutima yiwe kubera yuko akubeshya nyamara wenda wowe umukunda. Rero ibi bibazo iyo ubibaje umusore niyo yaba akubeshya agenda azi neza yuko nyine afite umuntu umukunda nubwo wenda ari gukina n'amarangamutima yiwe. Reka dukomerezeho ku kibazo cyacu cya kane. Ikibazo cyacu cya kane nacyo ucyumve neza. Ni ikihe kintu ujya utekereza nashobora gukora mu gihe ukinsabye? Ni ikihe kintu
uzi cyangwa se ujya utekereza nashobora gukora wenda mu gihe ukinsabye. Iki nacyo ni ikibazo gishobora kuba cyatuma nyine atangira kumva yuko ibintu watangiye kubishyira ku rundi rwego wenda atatekerezaga. Ikibazo cya gatanu rero wakoresha mu gihe uriho usa nk'utereta umusore nyamara wenda mu buryo atazi, ni ikivuga ngo wowe uriho umutera imitoma nyamara we ari kwibwira ko ari ibibazo uriho umubaza. Iki kibazo ucyumve neza, ese ko nifuza ko bose bamenya ko dukundana wabikunda? Iki kibazo ndakigusubiriramo, uzamubaze ngo ese ko nifuza ko abantu bose bamenye ko ngiyeho nawe dukundana, ese wabikunda? Iki kibazo rero iyo ukimubajije byange bikunde nimumara kuvugana ahantu hose ari bube ari araza kubitekerezo, ndetse kandi aravuga ati byange bikunde umukobwa ashobora kuba nkunda birenze uko nabitekereza. Mbere ko dukomereza ku kibazo cyacu cya gatandatu rero, ushobora kuba wabaza umusore nyine bigasa nkaho uriho umutera imitoma nyamara mu buryo atazi. Si ibyo gusa kandi bino bibazo byose ndi kukubwira nubibaza umusore mukundana azatangira ko kwizera birenze wenda uko yakwizeraga mbere. Ikibazo cya gatandatu rero nacyo ucyumve neza. Iki kibazo kirabaza ngo turamutse tubanye ni ikihe kintu nakora wenda gishobora kukubabaza cyane mu buzima bwawe, nyine ikintu nakora kumbabarira bikakugora. Iki kibazo ikintu kizagufasha kumenya ikintu udashobora gukora. Wenda urugero nakubwira ngo uramutse unciye inyuma byambabaza cyane, ubwo bivuze yuko uwo muntu mukundana yanga cyane umukobwa wamuca inyuma, nyine ntabwo akunda, nyine ibyo bintu ntabwo akunda umuntu ufatafata nyine muri makeya. Rero ikindi, abana b'abakobwa mureke mbibira akabanga mutari muzi. Iki kintu ucyumve neza, igihe cyose uri kumwe n'umusore, wenda muri kuganira bisanzwe face to face, hari umukobwa wigeze kumbaza ati se Iva, ni ikihe kintu nakora wenda kugira ngo nereke umusore yuko wenda mukunda cyane igihe turi kumwe nyine imbona nkubone? Kanze nyikubwire, wenda uzakoresha ino tekinike. Numuba muri kumwe uzamufate mu kiganza nyine kabisa, mu biganza byombi, amaboko yombi umufate mu ntoki, sibyo mu ntoki ziwe. Nurangiza umubwire ati hari ikintu nshaka kukubwira. Nurangiza umurebe mu maso, eye contact nyine, umurebe mu maso nyine murebane mbona nkubone. Nurangiza umurebe witonze mu ijwi rituje, umubwire ati baby ni ukuri ndagukunda kandi sinzigera nguhemukira, ikindi kandi ntabwo nzigera nguca inyuma. Iri jambo uzarimubwire, sinzigera nguhemukira kandi sinzigera nguca inyuma. Uransezeranya yuko urukundo nzagukunda nawe ari rwo uzankunda? Uzahite umubaza icyo kibazo. Niba uwo musore atagukundaga cyangwa se niba wenda yajyaga atekereza kukubeshya, azataha avuga ati ibintu bigeze kuri wa rwego buriya. Akandi kajambo rero ushobora kubwira umusore mukundana wenda igihe muri kumwe, uzagakoresha ahangaha nyine igihe mumaze umwanya munini muriho muganira. Ni igihe mumaze umwanya munini muriho muganira, uzamurebe mu maso umubwire uti take you my darling, nkunda uburyo unyitaho, niyo mpamvu nanjye nazigera nguhemukira. Iki kintu uriho uracyumva neza, ndagushimiye cyane, nkunda uburyo unyitaho cyangwa se nkunda uburyo umfata, nanjye ndagusezeranya ko nazigera ngira ibiki nguhemukira. Iri jambo nurimubwira, buriya abakobwa benshi nibo mutabizi, igihe cyose ufite umusore mukundana usabwa cyangwa utegetswe kumukeyaringa cyangwa se kumwitaho. Igihe utamuhereza keya azagushyira muri karase y'inshuti zisanzwe. Niba uzi neza ko ufite umusore mukundana ukajya umuhamagara ngo meze bite bro, nyine ugasanga uramubwira ngo ngufata nk'inshuti yanjye ikomeye. Oya, umuntu mukundana ntabwo ari inshuti yawe. Numwita inshuti azagushyira muri karase y'inshuti, nande nyine uzasanga umuntu mukundana aho ugasanga ari kwishakira uwundi mukunzi. Kubera iki? Yamaze kugushyira muri karase y'inshuti zisanzwe, ntabwo uri umukunzi we. Rero abakobwa mukwiye kumenya kwita kuki ku bantu mukundana, ukamwitaho nyine ntukabye, ariko ukabigerageza ukareba sometimes ukabyutsa nyine ukamwibutsa yuko mukundana, nyine ukabyutsa ibyiyumviro byiwe by'umubiri. Mu kanya rero noneho ndaje mbagire inama abakobwa, reka mbanze nkubwire akandi kajambo kamwe uzakoresha nyine igihe wenda uri kumwe n'umusore mukundana. Ahangaha uzagakoresha igihe ugiye kumusezera, cyangwa se wenda uri kumwandikira nka message runaka. Aka kajambo ukumve neza, uzamubwire ngo wiyiteho kandi Imana ijye iguhera umugisha mu byo ukora byose, have nice day. Aka kajambo uzajya ukoherereza umukunzi wawe byibura nka 2 mu cyumweru, wiyiteho. Ikindi kandi Imana ijye iguhera umugisha mu byo ukora byose, have nice day. Aka kantu gatuma nyine umusore nyine aba yumva yuko nta kintu na kimwe kibi umwifuriza, nyine wifuza iterambere rye ryose mu buryo bwose bushoboka. Kandi buriya akenshi umuntu kwifuriza ko watera imbere abateganya ko mushobora kuzabana.
niba uzi neza ko uri umukobwa nyine ugasanga nyine uhora wifuriza umusore nyine mukundana iterambere, ahita atangira kwimagina ati uyu mukobwa unyifuriza iterambere byange bikunde arankunda, atekereza yuko iterambere ryanjye rigeze kure nyine nawe ryaba ari irye. Rero abakobwa mukwiye kumenya ubwenge. Inama nashaka kubagiraho ku musozo w'iki kiganiro ni iyihe: niba uzi neza ko uri umukobwa, hitamo neza. Niba uzi neza ko uri umukobwa, hitamo neza utagendeye ku bintu runaka, kubera yuko abantu benshi muri iki gihe ingo nyinshi usanga ufite umugore ariko ugasanga ntabwo ari proud yawe, ugasanga ntakeneye kuryamana nawe kubera ko ntabwo ari proud ya nyine ntabwo atewe ishema nawe. Rero buriya akenshi igihe cyose iyo uhisemo nabi uricuza. Just ushobora gukurikira imitungo n'ibintu ndetse n'amafaranga, wageraho ibyo byose bikarangira. Ese iyo birangiye bigenda gute? Buriya ikintu cya mbere kigira ibiki gihuza abantu mu rugo cyangwa se wenda mu rugo runaka ni uburyo umuntu yiyumvamo undi. Buriya kubabarira umuntu wiyumvamo biroroha, iyo umuntu mwashwanye nyine umwiyumvamo umukunda, kumubabarira biroroha. Rero igihe cyose uzashaka n'umuntu utiyumvamo ni ikibazo. Rero niba uzi neza ko uri umwana w'umukobwa, nyamuneka itonde cyane igihe ugiye guhitamo umuntu muzabana. Si ibyo gusa kandi no ku basore uzitonde cyane, kubera yuko byazambabaza cyane nyine ubanye n'umugabo utifuza kuryamana nawe cyangwa se utifuza gukorana sex nawe, utifuza kubyarana nawe. Iki kintu ucyumve neza. Abakobwa benshi mu mujyi wa Kigali abenshi ibyo bintu barabikora, ugasanga umukobwa afite umugabo ariko nyine ugasanga ntabwo ajya yifuza kubyarana nawe. Ese uwo muntu uba waragiye ukurikiye iki? Ubwo ni imitungo ndetse n'ibindi bintu bidafite agaciro. Rero icyo gihe uzabaho ubuzima bwawe bwose uhangayitse, nyine ufite depression kandi wowe witeye. Ndabashimiye cyane. Rero niba uzi neza ko warebye kino kiganiro kugera ahangaha kigeze, uze guca hasi muri comment umbwire uti Eva, iki kiganiro cyose nakirebye kirarangira, ubundi ndibuze kukubwira akantu naguteguriye. Uze kumbwira uti iki kiganiro cyose nakirebye kirarangira, ubundi njyewe hari akantu naguteguriye nyine ndibuze kukubwira niba wakirebye kugera kigeze ahangaha, cyangwa se hari ikibazo ndibuze kukubaza turi buze kuba twaganiraho. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Eva Sadi Xavier. Imana ibarinde. Murakoze, murakarama.